gufasha abantu inshingiye kuri message Imana iri kuntuma ku munyarwanda ku mukristo wese. Ariko buryo umukristo ni uvamo umunyarwanda kandi umunyarwanda ni uvamo umukristo. Ngewe reka nivugire umunyarwanda wizera Yesu. Hanyuma umuntu wese wumva akunda ubutumwa bwiza reka magarare muri generation ya Yesu. Hari igihe kimwe Imana yampaye ubutumwa ni mu minsi yashize mbushyira umwana w'Imana, ariko mu by'ukuri nubwo nabuvuze twicaranye ntago ari we nabwiraga, ahubwo nabwiraga abadukurikira bose, nkongera nkavugira muri rusange umuntu wese ufite ikibazo gitandukanye n'icya mugenzi we. None abantu kubera amatwi atumva y'imitima itareba, kubera kwambara umubiri upfa, bumvishije Yesu yaravuze ngo nuhagaze yirinde, iyi si ni inyanja twogamo. Ubu se kuki umuntu ashobora kwisanga muri gereza ntanamenye niwamushyirishije muri gereza? Ngenda ndashaka kwivuganira abana b'Imana. Impamvu uvuga ngo n'abana b'Imana twese, Imana iri kubwira abanyarwanda n'abakurikirana n'abatera amabuye uriya mukobwa wa Yesu mwabonye tu mvugaho, iravuga ngo uyu ni mwarimu akaba na profeseri. Ariko Yesu wenda gukunda abasesenguzi ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Muzi ko hari amagambo agera muri 3 yavuze ku mukobwa wa Yesu. Ndamukunda shingiye ku bintu Imana yavuze turi Rubavu. Nundi wese uri mu kaga n'akageragezo n'ibigeragezo n'ingorane, reka nkubwire ko ngukunda, kuko urukundo ngukunda nurwo Yesu yansizemo, kandi uruyansizemo yabanje kurugaragaza inaha. Ntabwo wari ukwiriye gushakira ubutunzi mu gutera mwene so amabuye ukoresheje ko uri umuvugabutumwa bwiza. Reka mbabwire ikintu gikomeye, abantu bafite kwambara kudafiteka ntabwo ubutunzi, ntabwo ubukire buza vuba. Ariko uyu muntu witegura hagati atarahagera ni umuntu ufite yerekwa, ni umuntu ukora wambaye kudafiteka. Ariko umuntu udategura hagati abagikorana n'uyu mubiri abacyambaye umubiri upfa. Kandi uyu muntu wambaye umubiri upfa sinamutera ibuye. Safite ubutwari bwo kubabarira abantu. Bivuze iki? Ta attention ku muntu wa Yesu. Attention we yavuze ngo iki Yesu ngo nubwo ngusanze wigaragura he mwivata, ariko habyuka umuntu umeze ute? None abantu bose barabyutse cyangwa harimo n'abaryamye? Iyo umuntu aguye ntabyutswa. Iyo jambo ntajyo muzi muri Bibiliya. Iyo umuntu aguye ntabyutswa. Ninde wakubyukije? Ko wigibutse ibintu Imana yavugiye Rubavu. Ngewe ndajya nibutsa abantu ibintu Imana yavuze twicaranye, kuko iba yambwiye ngo byandike. Imana ivugana n'umukozi w'Imana. Mu by'ukuri ntabwo yarazi ko ni kimwe nk'uko nawe Imana ivugana nawe utazi ko utazi ibyo uzacamo. Uyu munsi ndakora summary ku bantu bose. Uyu munsi hagati itangiriro imere ngo umuntu ukunda wamwitura iki? Umuntu ukunda wamwitura kumuhemukira, umuntu ukunda wamwitura kumuvuga nabi, umuntu ukunda wamwitura kumwandagaza, umuntu ukunda wamwitura kumusebya. Umuntu wese urushye kandi aremerewe, Yesu aragukunda. Ni wowe ukunda ugukunda wowe. Noneho Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nimukunda abanzi banyu, musabira abagira gute? Ababarenganya. Umuntu wese ufite umurenganya namudekarare kuri Yesu, ntumutere ibuye, siko ijambo rivuze. Ntunamuvuge nabi, siko ijambo rivuge. Ntunamuvume. Ntabwo umunyeshuri yiga aneshejwe no gutsindwa. Ntabwo umunyeshuri yiga aneshejwe no kubona sheke. Ntabwo umunyeshuri yiga aneshejwe nuko mwarimu yajya ahora avuga ati iki cyana nticyumva.
ntabwo umunyeshuri yiga anejejwe nuko yakarota mu ishuri, yanabona yanatsindwa interogasiyo. Umunyeshuri wese anejejwe no kwiga agatsinda akabona impamya bushobozi. Aho baranyumvise. Hanyuma mwarimu nawe ntabwo anejejwe no kwigisha ikinyeshuri kitumva. Ntabwo mwarimu anejejwe no kumubwira ko no kubwirwa ko mwarimu uri mubi, mwarimu ntiwiborosa. Reka ngusuze kamfurize amahoro y'Imana, nkwifuriza umugisha w'Imana wo dukunda kandi gukora ikiganiro byose duca kuri zicano. Reka mvuga ngo neza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse nabawe bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, imigabane itandukanye, Amerika, Aziya, Burayi, Afrika dutuyemo, mwese ndasuhuje. Urumva wese ururimi ndi kuvuga rw'ikinyarwanda cyangwa se n'uwo bazasobanura, ndamusuje mwese wese kandi mwifurije amahoro y'Imana, mwifurije umugisha w'Imana. Ushaka kudukurikira kutameze neza, reka nkubwire ngo humura, Yesu aracyakora imirimo n'ibitangaza kandi Yesu ko yarakiri yekera n'uyu munsi niko akiri, arakiza bigakunda, agira neza bigashoboka. Cyambe no kugira ngo umugirire icyizere kandi nusubiza amaso inyuma, nawe uko wari umeze ejo hashize urasanga uyu munsi aribwo bimeze neza. Ibyo bigutera ibyiringiro byo kumeza kumunambaho n'ibindi azabikora. Amen. Karebeya niyo tugiye kwana muri kano kanya n'umukozi w'Imana. Imana hamagaye mu gihe nk'iki ngiki, nkunda kwita igihe cy'umugoroba, igihe turi kwitegura kugaruka kwa Yesu. Nkunda kubabwira ngo turi mu gihe Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire adafite ikizinga cyangwa se umunkanyari. Amen. Mu kiganiro cyacu Mukarebeya turagusohoje. Nanjye ndabikirije mu izina rya Yesu. Meze neza? Meze neza. Gubwa neza. Amen. Haleluya. Amen. Nishimiye kubona nawe kuri uyu munsi. Nukuri wari ubikumbuye. Nari bikumbuye. Ya n'ibyishimo. Amakuru igihe kinini cyane. Ni meza. Urashima Imana cyane. Tagushima ninde? Tagushima nuwahe? Utagushima yabande? Utagushima ninde? Reka nkuvuge utagushima nuwahe? Utagushima yabande? Haleluya. Amina. Oya se kandi niki cyambuza kukuririmbira no kugutambira, kuvuga imirimo yawe itangaje ntacyabimbuza. Amen. Iriya misozi mureba imbere yanyu igiye kuridagurika, iriya misozi iri imbere yanyu igiye kuridagurika. Imana igiye kurema amashimwe mashya mu mitima yanyu, umwanzi akorwe n'isoni. Imana igiye kurema amashimwe mashya mu mitima yanyu, umwanzi akorwe n'isoni. Haleluya. Amen. Hari imisozi igiye kugira gute? Kuritagurika. Vuga ngo ubwo n'ububyutse. Ubwo n'ububyutse. Tangiye urimo neza, utangiye kunyinjiza mu bihe byiza cyane. Mukarebeya twishimiye kubana nawe kandi n'ibyiciro mu maso y'Imana n'imbere yacu. Turagukunda rubizi. Ndabizi. Kandi ndabizi ko n'abandi bari bukunde cyane. Umva nutankunda bishaki abyishakemo. Wumve rero uguwe neza muri Kristo Yesu, uguwe neza kuri izi cano, kandi ndabizi ko tugiye gufatikanya hamwe kwakira imigisha Uwiteka Imana tugeneye kuri uyu munsi. Turabyakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ongera wibutsa, ndi kuvuga ngo ni Mukarebeya, ongera wibutsa abantu Mukarebeya ninde mu magambo makeya.
Mukaribiya ni umubyeyi umuvugabutumwa kazi ufite umutware n'abana w'umupante koti utuye ijari inyakabungo tuvuge ngo amen ni umugore w'inshuti y'abantu bose ni umubyeyi ufite urukundo rwo gukunda abarushye abaremerewe nanjye nkabikora nicyo muri Kristo Yesu gumamo ngomba kuba ugera ikirenge mu cya Kristo. Yego ugomba kuba ugera mu kirenge mu cya Kristo. Mukaribiya tugiye ko uri umuvugabutumwa nubwo utayoboze uri n'umuhanuzi Imana igiye gutuma guhanurira amahanga atandukanye atuye ku inosi. Urabyemera ko uri umuhanuzi ko utabivuze? Ndabyemera. Ariko kandi muri iyi minsi tugiye turimo usanga uyu murimo w'Imana nkunda kuvuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo cyangwa se ugasanga ibintu byarivangavanze ugasanga abantu bagifitiye icyizere abakozi b'Imana bitewe n'abiyitiriye uyu murimo bafata bire bajya kuyibisha baraza basiba ikivuga cyangwa se basiba isoko barayanduza. Mukaribiya mu muhamagaro yahamagawe ntazi ariko ndi kugenda amenya muri kano kanya witeguye ute kongera gusukura iriba bene wanyu cyangwa abiyitire bene wanyu banduje kugira ngo uvomerere abantu baduteze amatwi amazi meza? Reka nifashishe ijambo ry'Imana. Abagalatiya 5:19 hariho imirimo ya kamere yego ivugwa. Ugeze ku murongo wa 21 kumanuka hariho imbuto z'umwuka. Abo ni abantu babiri ngiye kuvuga. Ngiye kuvuga ku kintu mbajije. Ngiye gukoresha abantu babiri. Ubwo ngubwo buri wese arahita mu isoko ajyana nayo. Kuko ntabwo ndi mu muntu ngo nturemo ngo nicaremo. Hari umuntu uyoborwa na kamere. Hari n'umuntu uyoborwa n'umwuka. Uyu muntu uyoborwa n'umwuka ashatse yavuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe nkuko tuvuga ngo ndi umunyarwanda. Ugushyira ukuri ku kigaragara kugendana n'imbuto niyo soko y'umukristo uri bubyukane ikintu bita amavuta. Hanyuma ntago ndi bubwira umuntu ngo naze ngo mu isoko nziza ntabanje kuvuga ku kintu bita umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma. Umuntu w'imbere ayoborwa n'ijambo ryitwa ububyutse. Ese ubundi ububyutse ni iki? Ububyutse ni umurimo w'Imana mu mwuka wayo biciye mu ijambo ryayo bigahesha umuntu warupfuye mu mwuka gusubirana kwizera kuzima muri Kristo Yesu. Uyu ni wo muyoboro, iyi niyo soko y'umuntu uri buvuge ngo niba ibi bintu mbifite ntabwo ndi bwivange na bariya batobye iki isoko. Ububyutse nubugira muri wowe uratandukana n'umuntu. Umuntu rero umuyoboro namuha nuko yamenya ngo ese mfite ububyutse. Muri nge harimo ububyutse umurimo w'Imana mu mwuka wayo biciye mu ijambo ryayo bikampesha ngewe nari mpfuye gusubirana umwuka nkoresheje ukwizera mu buzima bwa Kristo. Hanyuma rero icyo nshaka gutandukanyiriza kuri iyi soko yatubamye n'isoko nzima ni umuntu w'imbere wa kamere n'umuntu w'umwuka. Hari korasi ivuga ngo niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Umuyoboro n'isoko nashiriraho abantu ni ukwiyambura ukambara kudapfiteka. Uvuga ngo inzira mbashorera itiyo mbashyiriraho ni ukwambara kudapfiteka kugira ngo uze kugaragara ufite ubutumwa bwiza butandukanye
nubwo abatubanjirije bitewe n'isura bagiye babushyiraho. Kabiri, umuntu wambaye kudapfa iteka akorana n'umuntu wacu w'imbere waturutse kuki ku Mana, kuko umunsi nakira Kristo nk'umwami n'umukiza nari mbaye undi muntu mushya. Pawulo we yaravuze ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri mwe, uwo ni uyobora. Uwo wambaye Kristo ni uvuga ubutumwa, uwo wambaye Kristo ni uhanura, uwo wambaye Kristo ni ugira imbabazi, uwo wambaye Kristo ni ugira kugwa neza, uwo wambaye Kristo ni ushobora kureba umuntu aguye mu rwobo kavuga ati ngewe sindi bubyemere, ndemera nza n'umugozi nshumike nkuzamure mu rwobo. Wibuke uyu muntu wambaye gupfa, uyu muntu wiyambuye umubiri upfa, uyu muntu wambaye umubiri upfa avamo umuhanuzi akongeraho kubeshya. Uyu muntu wambaye umubiri upfa avamo umushumba akongeraho kurya intama. Uyu muntu wambaye umubiri upfa avamo umuvugabutumwa akongeraho kwesikuruka. Wabyumvise? Ya mirimo y'umuntu wa kamere. Uyu muntu wa kamere rero niwe utumye abantu, ndabyita kugwa Imana nabi, cyangwa Imana, nta muntu Imana yagwa nabi, ahubwo abantu bo bituye Imana ibibi. Iyi saha tuvugana ngewe Mukaribiya, niba mbasha kuba nambaye umubiri upfa, mfite kondisiyo za Kristo: kwihangana, guca bugufi, guca mu mubabaro, kuvuga ukuri, guhamya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bivuze ngo adeni ya Kristo sindi buyice ku ruhande. Bivuze ngo uko Yesu yaje nanjye ndi bugere ikirenge muke. Yaje aje gucaka no gukiza, yaje aje gufata iyazimiye akayishyira ku bitugu. Imana ishimwe. Yaje aje gukura abantu mu mubabaro. Yigeze avuga muri Yesaya ngo nimuhumurize abantu banjye, ngo mubahumurize mubabwire ibyururutse imitima. None uyu muntu ufite isoko yatobamye, mwanya wo kuvuga ibyururutse abantu imitima, ahubwo arahuhura. Uwo muhamagaro si uwa Kristo, uwo muhamagaro ni uwa kamere, uwo muhamagaro ni uwo mu gihe cya hajya ni hehe bakoreshaga amategeko, ni kwa ba Mose bakoresha amategeko mu gihe cya Mose. Muri generasiyo ya Mose yakoreshwaga amategeko, ariko muri generasiyo ya Kristo ni imbabazi, ni ubugwaneza, ni umutima ukomereze abagize gute, abananiwe. Ijambo rivuze ngo iki hano? Ijambo rivuze ngo iki muri Matayo 11:28 ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Iki kiragano cya Kristo turimo, ninde mwigishwa wa Yesu Kristo uhagurutse kugera ikirenge mu cya Yesu ati ngwino ngutega amatwi, ngwino nkumve, ngwino nkuruhure? Nubwo utamutwaza umusaraba nk'uko Simoni yawutwaje Yesu, ariko uramutega iki? Amatwi. Imana itugirire neza. Amen. Nari mvuze ngo umuntu ushaka gusayura ibyo yasayishije niyiyambura umubiri upfa. Avuga ati ngewe uyu mubiri nubwo mvuga ubutumwa ariko mvangamo n'utundi ndabyiyambuye. Nubwo mpanura ariko mba ngira ngo ntere imbere vuba vuba ndabyiyambuye. Nubwo ndi umunyamasengesho ariko mba ngira ngo ndebe ko hari icyo abantu bamarira ndabyiyambuye. Ariko bituruka hehe? Bituruka ku bintu bibiri. Yewe niba nicaye hano ndimo abantu babiri, ndimo igice cy'umubiri upfa, nkabamo n'igice cy'umwuka w'ubugingo bw'Imana. Bivuze ngo umuntu wanjye w'imbere, iyo tuvuze ngo Mana amaso yanjye arebe, abantu bumvayo. Iyo tuvuze ngo Mana ururimi rwanjye rukuvuga neza, abantu bumva. Mana iyo tuvuze ngo amatwi yanjye akumve, abantu bumvayo. Ntabwo ariyo. Iyo tuvuze ngo amaboko yanjye atange,
abantu bumva. Iyo tuvuze ngo ibirenge byanjye bigeze kure, abantu bumva ibinkandagije. Uyu abantu bumva ni umuntu wa kamere, ni nawe muntu ugaragarira bisi. Niki kikubwira umuntu wambaye kudapfa iteka, afite kwihangana, afite guca bugufi, afite kwera imbuto, afite ubugwaneza, mbese za ndangagaciro za Yesu Kristo, afite koroha mu mutima. Urakoze cyane. Hanyuma rero niba ushaka kuba isoko nziza, reka umuntu w'imbere ayobore. Amen. Umuntu wambaye kudapfa iteka ayobore. Nugera mu kibazo ukabona kiri bugusaba kubeshya, ujye wibuka ko wambaye kudapfa iteka, uzanesha. Mana ishimwe. Nugeraho bakuvuga ibitari byo, ujye wibuka ko wambaye kudapfa iteka. Buriya hari ibintu bibiri bihabanye kure. Umuntu wambaye kudapfa iteka ahabanye kure, atandukanye kure n'umuntu wambaye umubiri upfa. Uretse gatoya, umuntu wambaye kudapfa iteka afite network yose y'ijuru, amakuru y'ijuru. Uko ijuru rikontorora ino rimuha amakuru, uko ijuru ritwara ino rimuha amakuru, uko ijuru rikora ibikorwa ino abafite amakuru, uko ijuru ritwara abantu ino abafite amakuru, uko ijuru riyobora abantu ino abafite iki? Amakuru. Uyu ni umuntu wambaye kudapfa iteka. Uko ijuru ritwara igihugu abafite amakuru, uko ijuru ritwara umuntu yaremye, tuvuge ngo amen, abafite amakuru. Hanyuma uyu muntu wambaye umubiri upfa, uko ijuru riha uwambaye kudapfa iteka amakuru, uyu nguyu wambaye umubiri upfa we abavuga ati uriya yigize bamenya, uriya arayibonekeza, uriya arishyira hejuru, uriya ariratanga Imana. Bingana n'iki? Bingana nuko Yesu yakoraga imirimo bakavuga ati wowe uri Belezebuli, wowe uri Belezebuli. Ntabwo kugira ngo nongere mvuge hari akantu ushaka kumbaza. Ndi kubona ushaka kumbaza. Banagira ngo umwanya twinjiremo neza. Yego. Nshuti bavangwe muduteze amatwi muri kano kanya, n'uyu nguyu tugiye kuganira yitwa Mukaribiye. N'uyu nguyu mwamubonye. Reka ngusabe kino kintu bana twe muri kino kiganiro dutangirane tugeze ku musozo wacu. Igice cya mbere nkunda kwita igice cy'impuguro cyangwa se ibyo tubona bitagenda neza, reka tugisubikira ngaha. Ahubwo reka mu mwanya noneho ahanure uko yategetswe. Reka tumusabe asenga Imana. Urakoze muyobora agenda uko. Yesu. Ndagushimiye kuko uhoraho iteka ryose. Ndagushimiye kuko uko wari urejo n'uyu munsi. Ndagushimiye kuko nta gacu ko guhinduka kakugaragara. Ndagushimiye kuko mubiriho n'ibyaremwe n'ibizabaho uri Alpha uri Omega. Wumve ko ngushimiye. Ndagushimiye kubw'igishoro cy'ubuzima waduhaye, kandi ndagushimiye ko udaciteka nk'uko isi ikiteka. Nari mvuze ngo ngushimiye kuko wemeye kumena amaraso kugira ngo ducungurwe, kandi ndagushimiye ko muri twebwe no muri wowe tubaniranyemo kugira ngo tubino n'ukuri muri twe tukaba muri wowe, kugira ngo dukorere ino n'ukuri muri twe tukaba muri wowe, kugira ngo duture ino nyagutura by'umubiri n'ukuri muri twe tukaba muri wowe. Abantu bose bakira amahoro yawe nk'uko wavuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Mavuta. Ndanezerewe rero, ndi umukristo kandi ndi umunyarwanda. Kuri Mos TV, kuri Umusaraba TV, no kuri Ntuma Ministry ndahari. Umukozi w'Imana Beni yaturutse kure ngaje kureba Mukaribiye ngo bivugire Imana. Wakoze. N'umushumba wanjye yaturutse hafi twegeranye aje kureba Mukaribiye twivugira Imana. Kandi nanjye nkunda abantu baza tukavuga Imana.
ntuzaze ushaka ko tuvuga ibindi. Nari mvuze ngo njyewe ndi umunyarwanda, kandi iyi ndi umunyarwanda ibikubiyemo ingingo z'ingenzi zigera muri zingahe? 3. Kwiyumvamo ubunyarwanda, Rwandan spirit, indangagaciro na kirazira. Ndi n'umukristo rero wiyumvamo ubukristo, kandi mu kwiyumvamo ubukristo, indangagaciro y'ubukristo na kirazira y'ubukristo ndayikomeje. Simbasogongeje kandi mbasogongeje neza. Yego. Hanyuma rero hari abantu benshi badukunda gukurikirana ibiganiro byacu, bagashaka kumenya amakuru. Ndumva nshaka kongera gufasha abantu nshingiye kuri message Imana iri kuntuma ku munyarwanda, ku mukristo wese. Ariko buryo umukristo ni uvamo umunyarwanda, kandi umunyarwanda ni uvamo umukristo. Ngewe reka nivugire umunyarwanda wizera Yesu. Hari icyo bitwahera? Kandi nimvuga ngo umunyarwanda wizera Yesu, ndaba mvuze ngo twemera Imana imwe, Data ishobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, tugakomereza aho ngaho tukagera ku musozo. Amina. Haleluya. Ndashaka guhagararira mu ijambo nasomye Yesu yavuze. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Si ijambo ry'Imana ra? Ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umurwaneza kandi noroheje mu mutima. Ndi ku ijambo rivuga ngo wigira kurinde, woroheje nkandi. Ese uri umurwaneza? Ibintu bitatu. Wigira kurinde, woroheje nkande, ese uri umurwaneza? Hepfo aravuze ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Nongeraho irindi jambo rimwe n'ubundi riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 9 umurongo waho wa 1. Akize ikirema gihetswe n'abantu bangahe? 4. Amaze kukibabarira ibyaha, yikira mu bwato. Beni uraza kumfasha, aya mavuta ntago nayabamo ngenyine, wahita ubona Imana injyanye kandi igihe kitaragera. Yikira mu bwato, arambuka agera mu mudugudu w'iwabo. Wahehe? W'iwabo. Bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema kiti, mwana wanjye humura. Humura. Habuze umuntu ukubwira ngo humura. 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 Kwizera kwawe kwari guhari. Humura, ibyaha byawe ugize gute? Humura, ibyaha byawe ugize gute? Abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranije, ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, niki kibateye kwibwira ibidatunganye? Torero ry'Imana, Banyarwanda, kuri wowe na mugenzi wawe, niki kiguteye kwibwira ibidatunganye? Kuri njyewe n'uyu, kuri njyewe n'uyu, kuri njye n'uriya, niki kiguteye kumwibwiraho ibidatunganye? Ariko Yesu ndagukunda, nzagukurikira. Ibidatunganye mu mitima yanyu, icyoroshye ni iki? Ni ukuvuga ni ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nibyuka ugende. Ariko aya magambo ni Yesu wayavuze. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira iki yemwe? Ibyaha. Ni ukubabarira abantu. Yesu afite ubutware bwo kubabarira abantu. Bivuze iki? Ta attention ku muntu wa Yesu. Attention we,
yavuze ngo iki Yesu ngo nubwo ngusanze wigaragura he mwivata ariko nubeho nubeho bene baho nubwo abantu batumva ko ubaho yavuze ngo humura yavuze ngo humura hanyuma rero uzi ijambo Yesu yavuze ngo nuko abigenza gute rero icyoroshye ni ikihe murongo wa 6 ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mw'isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere uburiri bwawe ingobyi yawe utahe ijambo bitabyuka habyuka umuntu umeze ute none abantu bose barabyutse cyangwa harimo n'abaryamye iyo umuntu aguye ntabyutswa iyo jambo ntajya muzi muri Bibiliya iyo umuntu aguye ntabyutswa ninde wakubyukije ko wigeze ugwa cyangwa se ko waguye ninde uce kukubyutsa ndi ku ijambo rivuga ngo mwese abarushye ndi ku ijambo rivuga ngo ikirema gihetswe n'abantu bane ndi ku ijambo rivuga ngo ndi kuvuga ngo agusanze wigaragura mu ivata aravuga ngo nubeho ndashaka kuvugana n'umunyarwanda wese wizera Yesu ntabwo urigera ugwa uretse no kurwa mu isi y'umwuka no mu isi y'abantu ntabwo uranyerera ngo urwe ntabwo urigera ubona ukuramira ni ikibazo aya magambo ndaza kuyagarukaho ndashaka kuvugana n'umuntu wese ukuyemo ijambo njyewe ukuyemo ijambo njyewe ni itegeko shinga rya Satani inarije cyo bita egoisme na atwatisme na magambo abiri kwikunda gukunda mugenzi wawe itegeko shinga rya Kristo riravuga ngo aime ton prochain ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda none ikibazo kirabaza ngo ukunda nde ukunda ugukunda wowe noneho Yesu yavuze ngo iki yaravuze ngo nimukunda abanzi banyu musabira bagira gute ababarenganya umuntu wese ufite umurenganya namudekarare kuri Yesu ntumutere ibuye siko ijambo rivuze hanyuma umuntu wese wumva akunda ubutumwa bwiza reka amagarare muri generasiyo ya Yesu hari igihe kimwe Imana yampaye ubutumwa ni mu minsi yashize mbushyira umwana w'Imana ariko mu by'ukuri nubwo nabuvuze twicaranye ntago ari we nabwiraga ahubwo nabwiraga abadukurikira bose nkongera nkavugira muri rusange umuntu wese ufite ikibazo gitandukanye n'icya mugenzi we none abantu kubera amatwi atumva y'imitima itareba kubera kwambara umubiri upfa bumvishije bakoresheje uyu mubiri upfa niwo bumvishije ati buriya mukaribiya arahazi nahazi ubuntu bw'Imana singomba kubupfusha ubusa ngomba kubwamamaza Kristo ampa amakuru hari yindi agenda afite nk'ishi barayibonye yari irimo amakuru yose twaherewe mu iteraniro twicayemo Imana ivugana n'umuntu wese ahubwo umuntu ufite nimero za Fani wakundaga gutanga ubuhamya bwitwa ngo ngewe banyitaga Nyiragikeri azamushakire mwibutse ibintu Imana yamubwiriye ku Gisenyi n'umuntu ufite nimero za Diodonifisi azamushakire mwibutse ibintu Imana yavugiye i Rubavu ngewe ndajya nibutsa abantu ibintu Imana yavuze twicaranye kuko iba yambwiye ngo byandike Imana ivugana n'umukozi w'Imana mu by'ukuri ntabwo yarazi ko ni kimwe nk'uko nawe Imana ivugana nawe utazi ko utazi ibyo uzacamo uyu munsi ndakora samari ku bantu bose uyu munsi hagati itangiriro imperezo no hagati nta muntu ubuhazi uramutse wubatse urugo uzi hagati ntiwashaka uwo mugabo
uramutse urambagije umukobwa uzi hagati bizakubaho ntiwamushaka. Ahubwo ikibazo ni iki, imbaraga z'umutima zihagaze ku nkombe zishobora gutegura hagati utarahagera. Yego cyangwa we? Birashoboka. Nshobora kwitegura hagati ntaranahagera. Kimwe nuko ariko uyu muntu witegura hagati atarahagera ni umuntu ufite iyerekwa, ni umuntu ukora wambaye kudapfiteka. Ariko umuntu udategura hagati abagikorana n'uyu mubiri abacyambaye umubiri upfa. Kandi uyu muntu wambaye umubiri upfa sinamutera ibuye. Oya, na Yesu ntiyamuteye ibuye, yamufasha amushyira ku rutugu, aramubwira ati nawe uri umwuzukuru wa Aburahamu. Aravuga ngo ngusanze wigaragura mu ivata ngukuyeyo. Ndashaka kuvuganira abababaye, ndashaka kuvuganira abarushye ndetse n'abaremerewe. Yesu yavuze ngo ni mu musara. Nyuma Imana impa umurongo iravuga ngo uyu mwana, ubwo urumva nafashe igihe cy'amezi 6. Hari umuntu uherutse kunyandikira message ni yakoresheje amawodiyo maremare. Noneho urumva yashakaga kugira ibyo ambaza by'ibibazo byinshi. Numva ijwi rirambwiye ngo hashire iminsi 4 izo audio utarazumva. Nazikanzeho kubera ko nari ndi muri graduation ariko sinazumvisha. Hashire iminsi 4 izo audio utarazumva. Iyo minsi 4 nishira atarazisiba uzamenye ko ashaka kumenya ukuri. Ariko nishira yarazisibye uzamenye yuko azaba yibutse ko ibyo yavuze nawe byamugaruka. Mbese icyo yashakaga kumenya nawe cyamubaho. Ngiye kubera ko nari maze guhuguka nk'umuntu ufite uruhinja, ngiye guhuguka ngo nzumve neza sanga yarazisibye. Imana yari yambwiye ngo nzamubwire ngo kubya akeneye kumenya azafata ibihe by'amezi 6 mu minsi itandukanye nk'uko nanjye nabifashe mbaza Imana ati uyu mukobwa wawe arazira iki. Imana iza ngo yari buzamusobanurire muri ibyo bihe by'amezi 6 nawe yari buzamusobanurire audio zose yari yandungikiye ashaka ko musobanurira kandi akabimenyera muri ayo masengesho. Hagati aho ndanamusubije Gaburiye audio numvishe avugamo, numvise ari nk'umuntu ufite imbabazi zigira limite. Cyo narakimwumvisemo. Numvishe ari umuntu ugira imbabazi zigira limite. Kandi imbabazi za Yesu ntizigira limite. Imbabazi za Yesu ntizirangira, ntizicuya, ntizigira umugese, ni imbabazi z'ibihe birebire. Hanyuma Imana iri kubwira abanyarwanda n'abakurikirana n'abatera amabuye uriya mukobwa wa Yesu mwabonye tu mvugaho. Iravuga ngo uyu ni mwarimu akaba na profeseri. Ariko Yesu wenda gukunda abasesenguzi ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Muzi kwandika ibitabo kuri topic imwe gusa. Umuntu utarize na Mwuka Wera ntamwigisha ntabwo yamenya kudetermina umuntu Imana ivuzeho ngo uri mwarimu ukaba na profeseri. Nishobora byose ntiyabidetermina. Umuntu wabidetermina ni umuntu wageze mu rugo agahura n'ibyo atatekerezaga icyambere cyo. Umugabo washobora kukubera mwarimu nawe ukamubera umunyeshuri, cyangwa se ukamubera umwarimu nawe akakubera umunyeshuri. Icya kabiri, mama wawe nuko, nyogosenge nuko, iswa wakubyaye nuko. Ubu se nta bana babyagwa base bakabanga? Ubu se nta babyeyi babyara abana bakabajugunya? None se abo saba profeseri babo nirukanse nihuse. Ubu se ntabwo umugabo wawe ashobora kukubera mwarimu akakwigisha akanakubwira ati jewe sinzongera kuba kumwe nawe mw'iki cyumba sorute vite? Uri kubyumva? Ariko hari amagambo agera muri 3 yavuze ku mukobwa wa Yesu. Ndamukunda shingiye ku bintu Imana yavuze turi Rubavu. Nundi wese uri mu kaga n'akageragezo n'ibigeragezo n'ingorane, reka nkubwire ko ngukunda, kuko urukundo ngukunda n'urwo Yesu yansizemo, kandi uruyasizemo yabanje kurugaragaza inaha. Ariko Mana, uru rukundo Yesu yarukunze umugabo bita Maruko. Petero amaze kumukata ugutwi aragutora aravuga ati wagutwi we subiraho. Uru ni urukundo
rwa Yesu. Nguru urukundo Yesu ashaka ko tugaragariza abarushye n'abaremerewe. Hanyuma Yesu arashaka ko tuvuga urukundo rwe. Fata umuntu amarangamutima isi yononekaye kubera isi. Uyu muntu umubwire ko Yesu amukunda, umubwire ko Yesu amufitiye imbabazi, umubwire ko Yesu amwegereye cyane, umubwire ko ari we Yesu yaza ashaka. Uyu muntu ibyaha byose yari afite arabyihana. Mwanya wo guhaguruka uvuga ngo urapfuye nutihana, urapfuye urarimbutse, ugiye gihanamu, bwira umuntu urukundo rwa Kristo. Numara kurumubwira, umubwire ngo umuntu ukunda wamwitura iki? Umuntu ukunda wamwitura kumuhemukira, umuntu ukunda wamwitura kumuvuga nabi, umuntu ukunda wamwitura kumwandagaza, umuntu ukunda wamwitura kumusebya. Umuntu wese urushye kandi aremerewe, Yesu aragukunda. Ni wowe yaje kugira ngo uwo mutwaro awugukureho. Hanyuma rero ubwo ngubwo abasobanukiwe ijambo rivuga ngo uyu ni profeseri mu rugo rwawe. Wowe mu rugo rwawe nta mwarimu urahura nawe, kandi waramubyariye abana, kandi waramugaburiye, kandi waramutuje. None icyo Imana yashakaga kuvuga, uriya ni mwige, ni ukwiga, ntago yari ukumwigiraho. Ntago yari ukumwigiraho ngo wenda ngo ujye mu gisata nk'icyarimo, kuko nawe ubwiwe ntabwo umunyeshuri yiga anejejwe no gutsindwa. Ntabwo umunyeshuri yiga anejejwe no kubona sheke. Ntabwo umunyeshuri yiga anejejwe nuko mwarimu yajya ahora avuga ati iki cyana nticyumva. Ntabwo umunyeshuri yiga anejejwe nuko yakarota mu ishuri, yanabona yanatsindwe interogasiyo. Umunyeshuri wese anejejwe no kwiga agatsinda akabona impamya bushobozi. Aho baranyumvise. Hanyuma mwarimu nawe ntabwo anejejwe no kwigisha ikinyeshuri kitumva. Ntabwo mwarimu anejejwe no kumubwira ko, no kubwirwa ko mwarimu uri mubi, mwarimu ntiwiborosa, mwarimu ese ubwo yaba kikwigishije ra? Ntabwo yaba kikwigishije. Ahubwo umugore ufite inshuti ye cyangwa umukobwa wenda gushaka kujya kurongorwa, nakore plan y'urugo, nategura urugo mbere yuko ategura ubukwe. Nibwo utazahura n'ibyo isi ishaka kuvugiriza iki induru. Yesu yabonye ko uyu nguyu ari we ushoboye guhagarara akaba mwarimu kandi ntibimuhutaze, akaba mwarimu kandi ntibimujegajeze. Nyene isomo abantu bakamukuraho isomo kugira ngo ugaruke. Bivuze iki? Bivuze ngo niba ubuzima ahagazemo ari utabushimye, kosora ibyo Imana ishaka kukosora mu buzima. Gutegura ubukwe bwawe, kuko nyuma y'uko Imana imukuye ku bwarimu ikavuga ati isomo rirarangiye, no kuba wize birarangiye, gutanga isomo birarangiye, no kuba uri umunyeshuri birarangiye. Nyuma y'icyo gihe abantu benshi bazikubita imbere ye bavuga ati kuki ntizi. Bivuze ngo umuntu wese Imana yakubakira urugo nyuma y'uko mwarimu international avuye kuri icyo kigo, na nyuma y'uko umunyeshuri arangije nawe kwiga, uwakubaka urugo akanyura nko mu byo aciyemo, Imana yavuze ko we yababaye akabarore. Yababaye akabarore. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo niba ubuzima Imana imwigishirijemo, njyewe nta bushobora, ndafata umugabo wanjye neza, ndamufubika ntorose, njye nkubwira turi mwiza sheri, ni wewe nari nkeneye, ni wewe wanjye, aguha urushyi ubimubwire, akubwira ati dore uko gisa, umubwira ati ndagukunda
nyine ni mwarimu wawe nawe wawe ko ariko urinde cyatumye mwarimu wawe international akwigisha ntufate. Imana ikintu cyasekeje nuko harimo abantu batari kumva isomo neza, ntibari kuryumva. Komera ku mugabo wawe, none se niba avuye aha akajya, niba ibya mbere byanze ibya kabiri akabijyamo, nuko aza agace ubwazi azi igisobanuro cy'urugo, nubwo ibyo yanyuzemo ari uyu mubiri, ari iki gice cy'umubiri, ari iki gice cy'umubiri upfa, nicyo ari kurwana nacyo kugira ngo arebe ko nawe yazabonamo intsinzi. Ari kurwana n'igice cy'umubiri upfa, ariko mu ruhande rw'igisata cy'umwuka ahagaze nk'umuntu we w'imbere yambaye kudapfiteka. Niba muvuga ngo ndabeshya, abantu benshi ubutumwa bwe bwarabihanishije. Ni nk'uko nawe uri mu ruhande rwo kuvuga Imana neza, ariko ufite ikigeragezo cyo mu isi yo kuba wambaye umubiri upfa, ugwana nacyo. Imana idufashe cyane. Ngo wowe uri kwigute, uyu mugabo wajya kubwira ati sike, n'uyu mugore akakubwira ati no, ugiye guhindura izihe ngamba, ugiye kwiga kuvuga neza, ugiye kwiga kutarakara. Ikintu cyatuma umugabo wawe utandukana nawe ugiye kukirinda. Ikintu cyatuma utandukana n'umugore ugiye kukirinda. Nibwo Imana yavuze ati uyu niwe nashimye ko isi abera isi mwarimu, ariko hari abari yo hirya, hari abari hehe, hari abirukanya abagabo mu buriri, hari abirukanya abagabo mu mitungo yabo, umugore akikuzaho konte n'umugabo we. Ndakubwiye ngo none iyo bigeze mu bakristo hanze uretse hano mu Rwanda, Imana reka mbabwire, u Rwanda Imana iradukunda. Ibi bintu byose biri kuba mu Rwanda bizagaruka bibera isomo amahanga. Ibi bintu byose, ibi ngibi abantu bicara bakarema inkuru ku muntu mu mahanga, Imana iramutse twikuruye ibiri mu mahanga hariya, za Zambia, za Malawi, za Mozambique, Canada, Amerika. Umuntu avana ari pasiteri yagera muri Canada ati ntukire umugore wanjye, kandi ayobora itorero. Umuntu ava hano ari umudiyakoni yagera muri Canada akavuga ati sohoka, ndavuze ngo sohoka. None mwese abanyarwanda, mube abadiaspora, mube abina, murebe ishuri umwana w'Imana yize nk'umunyeshuri. Yarize iri shuri ari kuryiga, ariko ntarigera yihakana izina ry'Imana. Iri shuri ari kuryiga, ariko ntarigera avuga Imana nabi. Iri shuri ari kuryiga, ariko ntarigera atunga Imana gatoki. Iri shuri ari kuryiga, ariko ntarigera abwira Yesu turi umugome. None wowe utari kwiga nk'irye, iriri munsi y'irye, kuri kwita Imana ikigoryi, kuri kwita Imana irabeshya, kuri kwita Imana ibyo yavuze sibyo. None niba umuntu yiga ishuri ringana kuriya, ari umunyeshuri uzi karite z'umunyeshuri, akaba adashobora kuvuga Imana ye nabi, nukazi neza ko hari umunsi iri shuri azarisohoka. None Yesu arakubaza ngo niki umumariye? Icyo umumariye ni ukumusebya, icyo bakumariye ni ukukuvuga. Kandi igitangaje, abicara kuri social media nabageze muhuje. Reka mvuge iki kintu, iyi si ni ibitaro. Reka mvuge n'irihishurirwa maranye iminsi. Iyi si ni ibitaro. Ibi bitaro bifite amashambure abarwayi barwariyemo, buri wese arwariye muri shambure ye, siko bimeze. Ariko abari muri shambure nko muri rimwe bari gushaka kujya gukora komanteri y'abari muri shambure ya 5, kandi bose bararwaye. Kandi noneho iyi si ni ibitaro, kandi buri bitaro bigira iki? Amashambure. Abarwaye malaria ukwabo, abarwaye kanseri ukwabo, abarwaye diabete ukwabo, abarwaye. Mwari muzi ko no mu isi y'umwuka abantu barwaye? Murabizi?
noneho umuntu uri muri shambure ya mbere arwariye wenda mu ba malariya ari kujya guteza ubwega ari kujya guteza umushiha abari muri shambure y'abadiyabetike kandi muganga naza gusura ikibazo dore ngiki muganga naza kuvura abari muri malariya baravuga ati umurwayi wari uryamye kuri iki gitanda ariye ati ntituzi iyo yagiye ubwo muganga ntamuhiseho rata yagiye mu yindi shambure kuderanja reka mbyite kuderanja yagiye kuderanja undi uri muri shambure wenda y'abadiyabetike noneho nagaruka wumva ukuntu abantu barwaye badatekereza gushaka gukira nagaruka baramubwira ati muganga yaje arakubura aravuga ati po atayobewe se ko ngwariye hano aze kugira gute aze kumvura cyangwa arorere iyi si buri wese iyi si ni ibitaro abantu barwariyemo ariko ntabwo abantu bashaka gukira ahubwo bari gushaka kujya guteza abandi iki niba umuntu arwaye igituntu urajya gusura urwaye malariya nturi buveyo umuteje igituntu bivuze iki ngiki bivuze ngo aho kugira ngo wowe uhaguruke ujye guhumuriza ukurushije kuremba ahubwo ugiye no kumuhuhura none nitugaruka tuvuga Yesu ako kanwa karekuye isoko nziza n'isoko mbi birahurira he Imana idutabare cyane Imana itugirire neza umuntu ufite urugo ese reka mbabwire abubatse mbere zacu ubu nta bintu batwigisha abandi ubu ngubu ntituvuga ngo urugo kwa kanaka mana rurimo ibibazo ibi n'ibi ugahita ufata yibiri ukavuga ati mana we uzandinde ndakwingenza uzandinde singira urugo nk'ugo kwa kanaka nyamara urugo rwo kwa kanaka iyo ruza kutagira ibibazo ntabwo wari kumenya uko usenga urugo rwo kwa kanaka iyo ruza kutagira ibigeragezo ntiwari kumenya uko usenga iyo kanaka muturanye aza gutinda kutabyara ntabwo wari gupfukama ngo usengere urubyaro mwabaye mute ko mwirengagiza mugafata izavunitse aho kugira ngo muzunge ahubwo mugahuhura ahubwo mugashaka gukubita imihini oya si uko bimeze uwo muhamagaro ntawo mfite abarushe n'abaremerewe Yesu yavuze ngo nimuze noneho Yesu yadusigiye misiyo iyo misiyo nitwe tugomba kuyikora ndashaka kubabwira iki ndashaka kukubwira ngo umuntu w'umukristo kugera iyi saha uvuga ubutumwa bwiza by'ukuri ni umuntu wambaye kudapfiteka agafata kamere ye akavuga ngo intambara kababwira akantu gakomeye intambara ikomeye kuruta izo muzi zose ni intambara yo kwirwanya ukitsinda ubu uyu munsi umuntu asigaye amanuka akavuga ngo agiye kureba mukaribi yaramukunda akanatwara na gifuti ni urugero ndi gutanga kugira ngo munyumve akanatwara na gifuti agatwara telefone iri recorded kandi iri mu mufuka akigera mu muryango ayishyira mu mufuka ati ndagukunda akira gifuti umutima wanjye watekereje kuguha aba bantu bagiye gupfa kuko babwiye abantu ko babakunda ari uburyarya abantu Imana irabarakariye cyane n'abantu batangije iby'umwuka bagera hagati bakabona iby'umwuka ntibitanga umusaruro wa mbiyombiyo bagahita ko bashyiramo n'ibindi Imana irabarakariye cyane mu kubarakarira n'iki iraguha amahirwe yo kugira ngo irebe ko wongera kuvuga neza ubwurokoka rokoke n'uwo kurakarirwa arakarirwe niko gahunda y'Imana ipanze aho kugira ngo abantu imitima ikomeze ishirire aho kugira ngo abantu bakugane bazi ko uri umukozi w'Imana mwanya wo kugira ngo bakuruhukireho umuhuhure uri ku nkombe ariko ubundi ni gute waba uri ku nkombe y'uruzi kandi utegerezwa nawe kwambuka ugahuhura umuntu ugezemo hagati birashoboka ra ngo nuhagaze yirinde atagwa ntabwo navuga ngo ndi umuhanga wo kubaka ntarageramo hagati
ntabwo navuga ngo ndi umuhanga wo kubwiriza ntarakubitirwa ubutumwa bwiza. Ntabwo navuga ngo ndi umuhanga wo kurya neza ntarigeze nsonza. Ntabwo navuga ngo ndi umuhanga wo kwambara neza ntarigeze nambara ubusa. Nimureke tubwizanye ukuri. Ntabwo wavuga ngo uri umuhanga wo guhugura utarigeze ugira gute ugira ibyo uteshukaho. Ntibishoboka. Mbwira ukuntu uri ku nkombe y'inyanja ugasebya umuntu urimo hagati mu nyanja kandi nawe uzi ko ugiye kwambuka. Ariko Yesu we, icyama akantu bakakumva we, icyama bakakumva. Umuntu ufite urugo rw'imyaka 2 ari gukomantinga ku muntu ufite urugo rw'imyaka 15. Umuntu ufite urugo rw'amezi 5 ari gushyira komanteri ku muntu ufite urugo rw'imyaka 10. Umuntu utaragira urugo ari gushyira komanteri ku muntu byacanze ageze mu myaka 7. Ese mwana mwiza, ese mama, ese papa, ese musaza wa kukiri ku nkombe ukaba uri gutunga urutoki abagezemo hagati bambuka inyanja, kutaranagera no muri metero 50 iyi nyanja ngo yambuke. Wambabariye ukavuga uziga, wambabariye ukaba inshuti na Yesu ukamubwira ati ndabona abagezemo hagati ruri kushaka kubarengerana. Ngewe ndici, ngewe ndinde, nizihe mbaraga mfite, nubuhe bwenge mfite, nayihe maboko mfite, nubuhe bwato nzambuka nabwo bukangeza hakurya y'inyanja ngewe ntaragwa nkaho runaka yagushye. Hari n'abagira amahirwe bakageramo hagati. Burya hagati hahora haba hagati. Nta muntu uzava muri iyi si wubatse urugo n'uzagubaka adahuye n'umuraba wo hagati. Ntibishoboka kandi na Yesu atigeze agusiga. Ariko bista haweni gona hasima hekita eniwasi kamisubiremo hebrifo ladikota eniblizinima. Nubwo wabubona avuga ubutumwa bwiza ahanura amahanga gatigita, ariko hagati hiwe nta muntu hazi. Kireka nahageramo ukahabona. Genza make nanjye ubikubwira ndi kugenza make. Ndi kugenza make. Ariko Yesu afite agahinda kameze gute? Nubwo ubonye hari nugwa ataragera hagati mwanya wo kwiruka, kuko aho kwiruka haba hagihari, ubutaka buba bugihari nubwo ari mu mazi bwo kugira ngo ujye kumuramira. Ahubwo uravuze ngo awa, uravuze ngo awa, uravuze ngo awa. Reka nkubwize ukuri, niba udashoboye kujya kumuramira kubera ko wowe ukiri ku nkombe, pfukamaho kuri iyo nkombe utungeho ikiganza uvuge ngo Yesu, aya mazi wayambutse n'amaguru, dorageze hagati none biranze, dorageze hagati none ntibikunze, kandi nanjye sindagera na hariya, nta na mikono 500 mfite yo kuba nagera hariya, ariko ntunze y'ibiganza. Genda ungerereyo umumfashirize. Yesu azaguha umugisha, azavuga ngo niri shyaka n'uyu muhate, nawe nugera hagati nzagufata ukuboko. Twese tuzaca hagati, twese tuzahanyura nutarahanyura. Nigeze ngera hagati, naciye hagati h'imyaka 9. Reka nkivuge, ariko mana ubwo unyemereye kankivuge, ariko nta bindi ndenza. Hari bamwe babizi kuko bavuze ati mukaribiya imbaraga uzikura he? Ndavuga ngo nzikura muri Yesu no kuba naramubwiye ngo antegure mu rugendo. Nigeze nca hagati h'imyaka 9 n'uyu wa 10. Oh Yesu, Yesu we, hagati hawe hashobora kuba ari aho umugabo w'ubushomeri utagira akazi. Hagati hawe hashobora kuba ari aho umugabo akubwira ngo wowe iwacu ntibagukunda.
hagati yawe hashobora kuba ari aho nyoko bukwe avuga ati ntitwari tugukeneye. Hagati yawe hashobora kuba ari aho wubaka bikanga kandi ushaka kugerageza kandi ubyinjiramo wumvaga ko nta kibazo. Hagati yawe hashobora kuba aho kubyara abana b'ibidebire, aho kubyara upfusha, aho kubyara zivamo. Hagati yawe nawe harebe, hagati yawe harebe. Abatunzi bigeze bavuga Yesu, yamara kubaha ku mitsima basoromeyeho bakagenda. Abo nibo baduteje akaga. Ariko Yesu ni mwiza. Ariko Mana, Yesu ni mwiza. Narivuze ngo ukiri ku nkombe kandi nawe ategerezwa kwambuka. Narivuze ngo ukiri ku nkombe kandi nawe ategerezwa kwambuka. Narivuze ngo mugabo uri ku nkombe utegerezwa kwambuka, witera umugabo mugenzi wawe ibuye. Narivuze ngo mugore uri ku nkombe nawe utegerezwa kwambuka, witera umugore mugenzi wawe ibuye. Narivuze ngo mukobwa utaranahagarara no ku nkombe utegerezwa kwambuka, witera umubyeyi ibuye. Menikotala siri wirigrome henestifo alesima hadeni mandi stai goti. Oh, wowe utera ibuye se ntabwo wowe uzambuka. Wowe utera ibuye se ntabwo uzaca hagati. Waba ufite indi nzira? Nta yindi nzira. Narivuze ngo mwebwe muba kuri social media hasiwo lale gide mwageze muri metero 200 byangira aho ngaho. Ariko nubwo mwageze muri metero 200 y'inyanja, ariko hagati ni hagati nyene, ni muhengeri. Arega nawe nubwo yaba ari urwa mbere ariko byakugezeho. We gutera uri muri metero 800 inkoni, we kumutunga urutoki kuko nawe uracyagenda, we kumutera ibuye kuko nawe uracyagenda. Wibuke yuko nubwo yaba yarimikiwe ku nkombe, nawe ntabwo yarazi ko hagati bizagenda ukundi. Nubwo yaba yarimikiwe ku nkombe, nawe ntabwo yarazi ko hagati bizamusohoraho. Ninde wateguye urugo azi neza ko ruzazamwe imiraba? Ese ubundi mwebwe mwese reka mabaze, kuko ndumva umwuka wera anyemeza kubabaza. Mu myaka mumaze mwebwe muri imbere yacu mwatubanjirije mudukuriye mu myaka, mwebwe nta hagati mwahuye naho? Reka soze ikiganiro. Yesu yaravuze ngo nuhagaze yirinde. Iyi si ni inyanja twogamo. Ubu se kuki umuntu ashobora kwisanga muri gereza ntanamenye niwamushyirishije muri gereza? Ngenda shaka kwivuganira abana b'Imana. Impamvu uvuga ngo n'abana b'Imana, twese twacunguwe n'amaraso. Nubwo wateye Yesu umugongo, ariko ntabwo wari ukwiriye gushakira ubutunzi mu gutera mwene so amabuye ukoresheje ko uri umuvugabutumwa bwiza. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Abantu bafite kwambara kudafiteka, ntabwo ubutunzi, ntabwo ubukire buza vuba, ntabwo kubaka amazu biza vuba, ntabwo kugufata ibirere by'indege biza vuba. Kubera ko aba ari ibintu ucungananyeho na Kristo, ataba yifuza kuzagiramo esheke mu rugendo, abigenza gake. Rero hari abazi twebwe kwihangana. Hari n'abavuga ati aho kugira ngo nihangane ngewe ndaguha miliyoni, ariko ubwo basabye umuntu ujya kuvuga ubutumwa hanze undekarare untange. Narimvuze ngo ntabwo bikwiriye. Wowe uri mu gisata cyo kwambara kudafiteka, nyurwa nuko Yesu akugaburira, unyurwe nuko Yesu akwambika. Hari abarajya akoresha muri kujyana mu ijuru bakwambika, kujyana mu ijuru bakugaburira. Imana ibaha umugisha. Ndumva naba nciriye aha
kazasubukura ubutaha. Katugushime cyane, urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhe umugisha ku kiganiro cyiza utugejejeho kandi kirimo n'impuguro. Reka dusome umuntu wese acyumve yitonze kuko kirimo ubutumwa bwe kandi umureba. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka tuzasubukure ubutaha nk'uko bitubwiye, ariko kandi nimba nta kindi wakongera ku butumwa utambukije, turi bugusabe utanga nimero za telefone udusengera Imana. Nzasubukura ubutaha. Ni mama Evangeliste Mukaribiya, 078 779 ku muntu uri hanze ni guteranyaho kode 250 779 Imana duhana umugisha. Reka tukubwire ko tugukunda. Icyampa amaboko ngenzi zanjye tukaririra bari mu kaga, kuko natwe nubwo twagacamo ariko byibuze twumva dufite imbaraga za Kristo adutiza kugira ngo dukomeze abari inyuma. Duha imbaraga kandi udushoboze gukomeza urugendo, uturinde kunanirwa, hanyuma udushyireho protection ku muntu wese wifuza kuba yatwaturaho ikidafite umumaro. Twambaye kudapfa iteka kandi ubwo turi muri wowe, komeza ugaragare mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ikwagure muri byose. Inshuti muvanywe twari turi muri kano kanya, ikiganiro cyo tugisubikiye ahangaha, ariko ibiganiro byo nakagaruka. Reka tuzasubukure ubutaha, tuzaye turi kumwe. Imana iguhe umugisha.